Kwa 2019 navuga ko ari wo mwaka wa mbere, umwaka mubi mu buzima bwanjye, kuko niwe mwaka umubyeyi wanjye ari we mama yitabye Imana. Yapfuye nyine kubera ubukene man. Kubera mama wanjye nyine yatangiye kurwara, noneho twebwe ntabwo twamenyaga nyine ikintu arwaye, tukazajya tumujyana nyine bisanzwe, bakatubwira ngo ni umuvuduko w'amaraso kandi kanseri yaramurenze. Barabizi ko kanseri nyine inanura umuntu cyane, noneho nkazajya njya kubasura nkamubwira se mama ntabwo uzapfa, akambwira mwana wanjye ntabwo nzapfa, ntaragenda mu modoka wanguriye. Njya kubyina mu kabari, hari abantu batanabizi ko nabyinnye mu kabari, icyo bita kumasura. Reka nkushimire wowe urimo gukurikirana ibiganiro byose binyuzwa hano kuri Niva Paula Vlog. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo wanshyigikira. Ishimwe Thierry wamenyekanye cyane mu Rwanda ku izina rya T Brown mu gisata cy'imyidagaduro nk'umubyinnyi wabigize umwuga, yagiye agaragara mu mashusho y'imiziki y'abasitari hano mu Rwanda, rimwe na rimwe akigenda yifata utuvido tugiye dutandukanye akadupostinga ku mbuga nkoranyambaga, Instagram ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Umubyinnyi rero yaramaze iminsi atabarizwa muri uyu mwuga, kuko yaramaze iminsi igihe kigera hafi mu myaka 2 akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana ufite imyaka 17 y'amavuko mu rubanza rwaburanishijwe mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kwa 22 Ugushyingo mwaka wa 2021. Benshi bakomeje kwibaza ese uyu musore bamusanze he, yari ari kubyina aho bibyiniraga, bamusanze muri ama video se. Benshi nyine bari bafite urujijo rugiye rutandukanye. Kuri uyu munsi rero T Brown agiye kutubwira uburyo yafashwe ate, ese ni bande bamutwaye. Urumva hari kuwa gatatu narabyutse nditegura, icyo gihe nari maze kudodesha imyenda y'ababyinnyi banjye bazakoresha, noneho ndamanuka iwanjye kuko nabagana Gikondo CGM. Noneho ngiye kuri moto, maze kuvugana na Mika Fashion uri doda, njya kubona abagabo babiri bambaye imyenda isanzwe, baje bahagarara hagati yanjye na motari, barambwira ngo ni wowe baje bavuga ngo ni wowe Ishimwe Thierry. Ndababwira ngo ndavuga se ndavuga of course ntabwo atumva abantu baje kwita amazina yawe nyawe, uravuga saba ni bande, ndavuga ntago ari ngiye. Baraseka ngo none se ninde, ndababwira ngo turabana, ngira ngo bataneze iki abaturage, mvuga wenda basanga ari inzego z'umutekano, none tutatuzamukana. Mpita mbabwira ngo ni ngiye, bahita baseka ngo erega turakuzi, ngo n'ubundi bahita banyereka karita y'akazi twe turi ribu, bahita bananyereka ngo turanabizi ko ufite igitaramo kuwa gatandatu. Yababwira se ubwoba buranyica, ndavuga se ribu iranshakira kahiki, barambwira wowe ngwino tugende, urumva n'utubazo duke dushaka kukubaza. Ndababwira se ko babwira ndababwira se ko bavuze yuko nta muntu ugenda kuri ribu agaruke, kandi ngo mukamubona mfite igitaramo mwabimbarije hano. Umwe ahita atangiye kwa ngo bazana amapingu, barambwira ngo umva ngo reka uyu ni umusitari, reka tutamuteza abantu. Batubwira rero tugiye kukubwira ati ntutugore nurushya akazi kacu. Ndavuga njye ntabwo ngora akazi kanyu, ngo ngwino tuzamuka, numva CGM na station ya Gikondo ahantu hafi. Baranzamukana, ntabwo njye nari nzi ikintu nzira. Urabona hari ukuntu iyo bagufashe utangiye kuvuga ibintu byose, ko se ni umuntu natutse, ntabwo nkoresha, nta nzoga nywa, nta rumogi nywa, nta kiyobyabwenge na kimwe nkoresha. Naganira n'ura mushiti wanjye bita Jona, ngo gasemana ubundi njyewe nzagera muri gereza gute, njya mu tubari, njya mu maboate, vuga wenda ngo nzagenda wenda mbe narwana n'abantu. Njyewe ubuzima bwanjye wasangaga ari mu rugo no muri kazi sinaki. Noneho ngeze kuri ribu nakubiswe n'inkuba, barambwira ngo turagukekaho icyaha cyo gusambanya umukobwa ukamutera inda. Nigeze ngira ubwoba nk'ubwo nagize uriya munsi mu mutwe wanjye, urumva bahitazamo ibintu. Barambwira ngo ni umukobwa, bahita bambwira izina rye ririya nyine abantu babonye. Ayo mabara amazina, urabona abana b'iki gihe bita ama AKA. Oya ntabwo nicyo gihe, ntabwo njye namwibutse ejo bundi bazana video yo mu rukiko, tabanyereka chat zanjye nawe, mpita nsanga ni umuntu wajyaga akunda kunyandikira ashaka ko ngiye mwigisha kubyina. Babwira rero ngewe icyo cyaha munkurikiranyeho ntacyo nigeze nkora, urumva. Noneho ndababwira ariko nimba numva ko ribu bajya bajyana abantu kubapimisha mu kigo cy'igihugu cyaje, mwanjyana kumpima. Icyo gihe nari ndi gusakuza nyine, urumva ikintu narwaniraga n'icya gitaramo cyo kuwa gatatu. Noneho barambwira ngo bimara gukora statement, barambwira ngo ningende kuri brigade, ngo nyuma nyine bazanjyana kumpima. Mu gitondo bahise banjyana parike, n'abantu kwa dufunganye muri gereza se barahise bambaza se titi ni gutuzira viole, ko viole bajya kukugeza mu rukiko baragupimye
bigenze gutaranjyana urumva ngiye ntabwo nari nzi ibintu by'amategeko bangeza parike n'umushinjacyaha nawe ambaza nk'ibyo bambajije muri RIB ariko nawe aratungurwa kuko yarambaje se baragupimye ndavuga ntabwo ngiye bigeze bampima arambwira barongera nsubishamo baragupimye ndavuga ngiye ntabwo bigeze bampima nasabaga ko mwanjyana kumpima arambwira jya brigade tuzakubwira shiduka banjyanye mu rukiko bahita bamanura Imageragere. Ngira ngo rero bamwe mu bari bafite amatsiko yo kumenya uko uyu musore yafashwe amatsiko arashize gusa nanone hari benshi bibaza bati ese uyu muhungu akigera muri gereza yabyakiriye ate byagenze bite umunsi wa mbere wari umeze gute arabivuga muri aya magambo. Navuye brigade ya Kicukiro kugeza Imageragere ndi kunosha umubiri wanjye ndinda ngera Imageragere urumva batugejejeyo nyumva barabanza bakadusaka ndi kwibaza se aba bantu bagiye kunyakira gutema imbere nagezemo ewana abaroko bagenzi banjye icyo gihe habagamo inkoni unanashimira n'ubuyobozi bwa RCS uburyo bwanabikoze umva nta muroko wemerewe kuba yabangamira mugenzi we narinjiye bahita bambaza ngo niwe Titi Brown kuko twumva radio ukareba na televiziyo ntabwo nyine telefone zemewe cyangwa ibintu bifitano bihuriye na internet bahita bamfata banireka ku meza baratubwira ngo ukatubyinira ikinyafu n'amashu ibintu biteye ubwo uri kubona abantu bambaye amaroze bafite inkoni narabyinnye da bari nyine ndababyinira barangije nyine batujyana ahaboro nyine tuba tugomba kwicara nyine bahita batwakirira bakadusaka bakaduhereza nyine ahantu ho kuryama ngezemo nta kindi kintu umutima wanjye wari uri ku muryango wanjye naravugaga sindafunzwe ninjye wakoreraga umuryango wanjye buri kimwe ndavuga se Mana kubera iki ngiyewe nyine nyuma y'uko unwariye mama nanjye ushaka ubuzima bwanjye bugiye kurangira gutyo uhera brigade uvuga ngo ndatashye ugeze Mageragere wajyana Imageragere nabwo ukavuga ngo ndatashye ugashiduka rimwe nyine bigenze nka kuno byambayeho ugashaka uba watinda kuri tarani ijuru kubera imanza nyinshi ziba zihari ntabwo nigeze ndyama naraye ndira muri couvrerie noneho niragiza Imana ndavuga Mana nimba koko ariko gutya wabishakaga basima imbaraga zo kwakira ino situation ngiye gucamo nyine naryamye mu gitondo abandi ahubwo bo bagiye kuko mu gitondo babyutse baza kutwogosha uzi nireba mu kirahure ndeba nyine uruhara nahise nirukana nahise mbona nsa nk'umuzimu ndirukana nubwo buriya narinze mva Imageragere ntongeye kwireba mu kirahure. Ese koko Titi Brown nkuko benshi bamaze iminsi bivuga yaba yaraje kugarukira Imana n'abandi bose twaramanukaniye rimwe baratashye urumva imyaka 2 ni myinshi uwo by the way hari umuntu usenga sinzi abantu bamuzi bita Morodekayi iri hariya yaraje arambwira ni wewe Titi Brown kukubwira ikintu cyatumye ngarukira Imana arambwira ngo ngewe ntabwo ndi umuhanuzi mvuga ngo ndahanura ibintu byinshi ngo ntabwo nsenga cyane inzozi ndose ziraba arambwira ngo yambwiye ijambo rimwe ati uzaburana utaha Imana ikugize umwere Imana igiye kugukorera ibintu bikomeye cyane ndikanga kwara muri gereza kuko urumva abantu baba bafunze ndavuga se uyu muntu si umumeni si cyane ndagenda mbaza inshuti wanjye arambwira ngo uriya mugabo nimba kubwiye ibyo bintu Titi ahubwo senga cyane iryo yerekwa Imana rizagende neza. Pastor yaje aranganiriza icyo gihe ndi kumutora ku gahinda arambwira Titi igihe cyose uzataha uzaba umazemo hano nutaha nibwo uzabona impamvu wamazemo kino gihe narabibonye nabonye impamvu namazemo imyaka 2 hariya byageze igihe nkazajya nsenga urumva nkazajya niyiriza bwa mbere byarananiraga byageze igihe nkazajya mfata amasengesho nkamara icyumweru nkarya saa 12 harimo Zion Temple harimo ADPR so ni gutyo nagarukiye Imana ije ndavuga Mana byose mbigushize mu biganza byawe ni ukuvuga ngo icyo gihe nibwo nahise settinga principles ngenderaho mu buzima ngira ngo n'undi muntu wari wese yagenderaho. Mu byiniro Titi Brown yagizwe umwere ku cyaha cyo gusambanya no gutera inda umwana utaragize imyaka y'ubukure kwa 10 Ugushyingo 2023 akimara kugirwa umwere yaje kuva mu igororero rya Mageragere aho rero yaje asaba ubufasha uyu musore wasohotse ubona nta kibazo afite ku mubiri agisohoka Imageragere byamusabye nko gukora kilometero yihuta amaze kuharenga imodoka yari irimo irahagarara abanza gutora akayaga hanze mbere yo gutaha. Mbere yo gutaha uyu musore yabanje kuramutsa buri umwe wari wagiye kumwakira anagirana ikiganiro kigufi n'itangazamakuru rye rihari. Uyu musore ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yageze aho arerura ahamya ko akeneye abantu haba mu buryo bwa mikoro ko ibyamubayeho byatumye asigara
nta kintu na kimwe afite muri iyi myaka igera muri 2 yari agiye kumara muri gereza. Icyatumye yerura akavuga ko akeneye ubufasha bwatuma yongera kubaho neza akanita ku muryango we, cyane ko ari nawe wawureraga. Nkuko wabyumvishe ngira ngo T Brown kuva mama we yapfa yasigaranye inshingano zo kurera umuryango we, aho yafatanyaga na papa w'umubyara. Asoza ikiganiro n'itangazamakuru yijeje abamukundaga ndetse n'abakundaga ibikorwa bye byo kubyina ko agiye kubikomeza, hamya ko agiye kubikora nk'aho aribwo bitangiye. T Brown yagizwe umwere yarakurikiranyweho n'ubushinjacyaha icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 byavugaga ko yakoze ku wa 14 Kanama 2021. Tariki ya 3 Ukuboza umwaka wa 2021 urukiko rwategetse ko T Brown afungwa iminsi 30 y'agateganyo nyuma yo gusanga hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma akekwaho icyaha cyo gusambanya uriya mwana. Kuva icyo gihe rero T Brown yatangiye kujuririra iki cyemezo kugeza tariki ya 10 Ugushyingo umwaka wa 2023, akaba ari nayo tariki yagiriweho umwere. Kankushimwe udahwema gukurikirana ibiganiro byose binyuzwa hano kuri Niva Paula Vlog. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo wanshyigikira.